icara hariya tuvugane. Icara hariya tuvugane. Hano ntabwo ndi kumva. Nicyo bakomeza. Twapfikise. Kugera ubwo ufata umwanya wo gukubita umuhungu ungana kuri uyu musore ubona kuri uriya ni umwana wawe ukubita, ni mwene wanyu ukubita, kugera kuri level yo gukubita umusore ubona kuri ni iyihe kosa yagukoreye ishobora gutuma ufata umwanya wo gukubita umuntu? Amagambo ye ni ayahe magambo ushobora kumukubita ugeze kuri hariya? Urugamba afite se urugamba ubusuzi gute ko atirirwa abwira wa mwana wo akora udahari? Amubwira iki hari ngo mwumvanye iki? Ndashaka umbwire. Sinzi icyo wamwizeye. Kuva kuri kimwe kugera ku cyanya. Buri munsi nahoraga nibaza impamvu nta mukozi ujya uzi iruhande rwawe ngo mumurane kabiri. Ariko hari ibyo ntangiye kubona. Iyo ntafata umwanya ngo nse gutya, kubera ko nari maze kumenya neza ko hari ikibazo kiri hagati yawe na Enoch. Ntabwo nari kuzigera menya umubano ugirana n'abakozi bawe. Buri munsi reba abakobwa bose bamaze kuva hano mu rugo bagenda. Bara bose byabirukanye. Hari icyo bitanyeretse? Wamenye ibyabirukanye. Hari icyo bitanyeretse? Nimba bo baragize umutima ukomeye bagacicika vuba ati nta guteranya umugore n'umugabo bashakanye. Ariko se ahubwo bise bituma ngira amatsiko ndaza kuza kubahamagara mvugane nabo. Menye umubano n'umushumba. Ubwo nyine Enoch niwe impano yawe niyo wamuzanye ko azareba igituma nawe kizaduteranya igihe nawe. Urakibonye muvugire. Ariko kamubaze. Muvugire. Ese wamagaye Enoch nawe akamenya icyo nawe aba. Babereka mubaze nta kintu nakwigwa muhamagara nze mubaze hano ko ibyo nibone nabibonye. Ibyo numvise nakubwiye. Ese wabuze umwanya maze hari. Ibyo mwari murimo byose nabyumvise aho byatangiriye. Umusiza ngo yaraje namwe muvuga nabi. Niki ntabonye niki numvise. Bivuze ngo mara gutira mukangaha. Reba ibintu bingana kuri wa mwana wabo hari byo kumesa. Ngaho harimo amasutiye yawe, isutiye kuri bose biba byakunaniye. Gahozanyemo kora zawe unafure. Fata umusore nkuriya. Urafata umusore nkuriya ukamuhereza kora unabikumese. Nawe intoki zawe zaracize kuri udashobora kwimesera imyenda yawe imbere mumenye. Imyenda y'imbere so nayo umuhungu ngo ayimaze iki? Niyo mpamvu ndi kukubaza. Aricyo nabonye hano ntabwo byuzuyemo ntabwo mbibonye. Niyo mpamvu nari kukubaza. Ikindi cya kabiri. Ni gute wafashe Enoch ukamujyana mu gikoni dutekeramo kirimo amakara kirimo imbabura kirimo imyanda ingana kuriya? Kandi iyi nzu ifite ibyumba bingana kuko iyi nzu dufitemo ibyumba birenga 6. Iyi nzu tuyibamo turi abantu bane bonyine gusa mu byumba 6 biri muri iyi nzu. Niba ruriya muntu kuvugira ndahaka usigara umusore yanini. Ariko abamabuja ni uko nguko mubana n'abakozi banyu mu rugo. Iyo tudahari ntabwo tupfa kumenyera ibirimo kubera mu rugo. Guca bugufi ukubaha umukozi wawe mukabana mugakorana. Umukozi agufitiye runini. Uriya mukozi aragukeneye ariko nawe uramukeneye. Kuko hari ibintu bimwe na bimwe udashoboye gukora. We ashoboye gukora niba uramubwira uramutonganya uramutorutinga bigeze hariya. Iyo ni harassment. Iyo ni harassment mukorera abakozi. Abakozi ni abantu nkatwe uretse kuba batarabashije kubona ubushobozi ngo bagere ku mafaranga ayo twe tuba dufite kugira ngo ntabwo abana abantu. Gakomeza umuvugire uza mubwire buri cyo cyose akora. Njye sinayakumvugisha. Ariko shereka kubaza ikintu kimwe gusa. Uriya ni umukozi gutekera amanywa n'ijoro. Ese kandi ni umunyacyangwa. Reka dufate itonde gato. Reka ndeke no kuba mu munyacyangwa. Nubwo yabaturuka handi hano hari hose
hose ariko ahantu hose buriya buri gace kose buri gasozi kose kagira umuco wako. Karuko usanga uyu musore cyangwa se abakozi bose babaye muri uru ushobora gusanga bafite umutima wa kimuntu. Nako nta n'icyizere mfite nuko n'ibyo nari byose nta cyizere mfite. Yasara guteka. Ugize ibyago umukozi ugutekera akakumesera mukirirwana umunsi ku wundi hano mu rugo. Uba wizeye neza ute mu gihe umufata nabi kuriya? Ubuzima bwawe bufashe mu biganza byawe. Isaha ku isaha yakurangiza mu bwenge kandi nta muntu wamukubaza. Ukagenda babona ko urwaye ari uburwayi yakufasha. Jya wubaha umuntu ugutekera, wubaha umuntu ubana mu rugo, wubaha umuntu ukumesera umunsi kundi, wubaha umuntu ugufasha imirimo yawe utabasha kuyifasha. Uriya ni uw'agaciro gakomeye cyane. Ugomba kumwubaha tuma nirebera Arsenal numva nameze neza, ndetse nirebera Arsenal imeze neza. Arsenal nyuma yo kubyina hejuru umukozi uraza ukirebera Arsenal tu ibintu bya urumva ibintu biba byaciyemo tu. Biso kureba amani yawe je wayunde kana nanjye mereye byo cyane. Reka nirebera Arsenal yanjye ubundi ndebe ko nanaruka mu mutwe stress zanjye n'abakozi bawe kibye. Tagira ubwenge. Umutwe wajya ngo arimo amazi ibintu byose unamuga akajya kubibwira akaza kubikubwira se arakuregera n'ibiki. Abakozi mwabonye muke. Mwabonyemo abantu bameze nk'ari useless, mwabonyemo nk'abantu cy'ibigori by'ibicucu bidafite ubwenge bidafite ikinamba. Utekereza ko umukozi kuba yavuye iwabo agasiga wabo akaza gukora mu rugo? None suzi ko ibyo birirwa umubwira ko atajya kubibwira abaturage. Nuko nta bwenge bagira. Nabo birirwa bacuruza umunwa nta kindi bashobora. Wamenya ko aba hari akazi abaje kugufasha udashoboye. Nese wowe wabimbwiye wabitekereje ntabwo wabikubwiye. Umukozi uramukeneye ariko nawe aragukeneye. Hari icyo adafite wowe ufite. Agukeneye amafaranga kuko we ntayafite, ariko nawe umukeneye imbaraga n'ubuhanga n'ubwenge afite muri we. Wowe kuko ubwo ufite ntabwo buhagije 100% kugera ku byo wifuza kugeraho. Ukeneye imbaraga z'undi muntu kurane kugira ngo ubashe kugera ku byo wifuza. Kugira ngo ubutunzi bwawe ubukire bwawe bukomeze kwiyongera, ukeneye umukozi, ukeneye ugufasha, ukeneye ugutera ingabo mu bitugu kugira ngo amafaranga yakomeze kwiyongera. Uriya nawe hari ibyo akeneye gufata bwa bwenge afite muri we, ubuhanga bumurimo akabuguhereza kugira ngo business yawe ikomeze gutera imbere, akazi kawe gatera imbere. Umuha amafaranga uko ariyo adafite naguhereza ubuhanga. Bivuze ngo ni ibintu bibiri ugomba kuzuzanya. Umukozi n'umukoresha mugomba kuzuzanya. Umukozi n'umukoresha mugomba kumvikana mugakorera hamwe kugira ngo mukomeze gutera imbere hagati yanyu mwembi. Ugeze ku iterambere n'umukozi bakagera ku iterambere ry'abakozi. Ese kuki ababosi mubazwa n'iterambere ry'abakozi banyu? Nabyumvishe navuze njya kumva ko namugenda nanjye sinzongera kubazana Sezeranya ko iyi kesi bayo uyu munsi azongera guhuriramo nawe. Azongera. Ababosi mureke kujya mwirirwa mushaka kwirata ku bakene b'abakozi banyu. Bafata nk'imbwa zirinze urugo. Imbwa niyo bagira gutyo bakanagira inyama bakanagira igufwa. Donc bararya inyama bakayimara ku igufwa hanyuma bagafata rya gufwa bakarinagira imbwa. Imbwa irimo kuguna ibyagufa igira ngo barayikunda. Ariko se akanyama kakabare kibereyeho nayo yakabaye irya ko kanyama bagakuyeho kera bayinagira igufa ritagira icyo ribuze kuyimarira. Barangiza agira ngo iratamutse bagashota imigeni. Imbwa n'ubwo buzima bazibayeho. Nawe ushaka ngo abantu abakozi bamere nka ziriya mbwa. Kadogo! Karame mabuja mwiza! Ako nabugira amatwi akumva. Nabitabye mabuja. Akira imyenda ujye kwimesa. Fata sefa! Fata wihuta.
waburangije ariko ubundi wowe bagukuye umukozi ni umuntu nk'abandi bose kandi umukozi ni ikintu w'agaciro w'ingenzi turamukeneye mu buzima bwacu kugira ngo dukomeze gutera imbere dufashe gira hamwe n'umukozi wawe ureke gusuzugura umukozi wawe ukura mu kintu nawe uramukira ntituzongere kurira muri iyi twese igakubaho ubana neza n'umukozi wawe kandi igakubaho uciye burundu tumvikana neza imbere y'umukozi wawe mbese ubundi ibyo wari ubizi sinarindi kuzo nyine kuko wabigishaga kubera nirirwa hano ngenda nijoro nkagaruka nijoro sinjya amenya ibibera hano mu rugo uyu munsi niba mbashije kumenya ibibera hano kuko mbese ubundi sinakubwiye ngo uzane umukobwa asambuye ikibazo n'umukobwa se ni umukobwa se ufite umwana w'umukobwa abakobwa bose bamaze kugenda ahangaha bajyanwe n'icyo ntabwo ari abakobwa nari nakuzanye mbese bo ninjye wabiruka abo nari nakuzanye ni abahungu n'abagabo nibo n'abasore bijyana ntabwo ari abakobwa nari nakuzanye nibo bijyana nakubwiye ko ari wa muhungu wo gukora ibyo reka mubwise ukuri ntakubeshye ni mu mahoro Nso ni mu mahoro ubuzima bujaho amakarizo njyewe se reka mubwire njye hariya namaze umwaka urumva ariko nta nubwo nari nabona niba banazigira sinzi nabo banazandika none mayi arazikuramo akaziguha mu isoko na bogisa n'amazu byose naraguye ngiye kuzitahira ariko nyine uzamenya nimero zawe wanjye nzakurangira ahantu hazima buriya mu mabuja ni ngaho wanyirangiriye mubwire urumva cyo mu mabuja njye bamembera ku gihe urumva nta n'ibintu bya stress ndateka akaza akambwira ati muhungu wanjye watetse neza bimeze gutya ahubwo uzi ko uburiye mu mabuja nakuri akajabana mu rugo ubundi yankase 500 ngo namenye isahane ya bya bisahane byitwa nkubwire wowe abo mabuja buriya ikintu batazi buriya mabuja wanjye yavumbuye ibanga burya ntabwo gufata nabo umuntu aribyo bituma kubaha buriya arabizi ko muramutse mugiranye ako bose mwana mwiza turyana nka mabuja wacu ukuntu yakubwiye duki ariko wagufashe bararuka witwa ijoro ryose mbwira icyo nshakira vuba vuba uyu muhungu nawe uzabishima ko azagenda atari njye umujyana uyu niwe mukozi wa mbere n'uwa nyuma mushaka ibyo nta kibazo uyu mukozi naramuka avuye ahangaha kuba umwana niranwe kumvikana ubutaha ibindi byose uzabyimenyera nta mukozi uzongera gushaka muri uru rugo uzajya ubikora umese uteke uhagire umwana umufurire urumva kandi umenye ko nanjye nkeneye iki kwitabwaho nk'umugabo mu rugo ibyo byose uzabyitaho sawa ndabikubwiye kandi usigara ubitekerezaho neza